uyu munsi ko ndumva ari umunsi ukomeye. Asante. Ko ndumva kabisa uremereye. Kandi ko ndanasenga nanje ngo tugire ubuntu bw'Imana muri uyu mugoroba. Yego. Ani tugenderere. Ndashimira abayobozi ko mwasuye kuntekereza ngo nzaze tubane. Imana yo mwijuru bahereza umugisha mwinshi. Nitwa Albert Muhumura Batanzi. Ntuye mu Buholande. Ndubatse mfite abana batatu. Ndagira ngo tuze mu ijambo ry'Imana. Asante. Kandi ndabatumiye ngo tubane. Yego. Hari igihe ijambo riza rivuga ugasanga umuntu ukararyohereza ku wundi. Ariko ndagira ngo ribi ryawe ribi ryanje. Niryo sengesho ryawe. Turasoma ijambo ry'Imana muri Ezekiel igice cya 47. Uhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 12. Yego. Bibiliya iravuga ngo nuko angarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryarwo aherekeye Uburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye Uburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi h'igicaniro, maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana mu nzira iri hanze, angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye Uburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba. Ndashaka ngo musurinye hano hantu bavuga ngo ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana Iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera imikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu bugombambaye. Arongera agera imikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi agera mu mavi. Arongera agera imikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu rukenyerero. Arongera agera indi mikono 1000. Ababaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yarabaye menshi, amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga. Hari umugezi utakwambukishwa amaguru. Ari umugezi utakwambukishwa amaguru. Asante. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura ngeza ku nkombe y'umugezi. Maze amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati aya mazi atemba agana Iburasirazuba azagera no muri Araba, kandi agera no mu nyanja. Nagera mu nyanja amazi yo muri yazakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utemberamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi agera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Ku murongo wa 10, abarobyi bazahagarara ku nkombe zaho, uhereye muri Enegedi ukagera muri Enegiliyayimu. Hazabaho kwanika inshundura. Uzabamo amafi y'amoko ataramwe k'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Ariko ibyondo n'isayo byaho n'ibishanga byaho ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibe ahumuye. Kuri 12, ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa. Ibibabi byacu ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Amen. Amen. Somya amagambo maremare ariko niyo ngira ngo tuganireho. Yego. Hallelujah.
Haleluya Yesu. uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo urugendo ruva muri Pasaka ruja muri Pentecost. Niwo mutwe w'ijambo nshaka ko tuganira. Urugendo ruva muri Pasaka ruja muri Pentecost. Ego. Kandi turi mu bihe bya Pentecost, kuko era Pentecost tuyirimo kandi muyigizemo iminsi. Yego. Ariko ndagira ngo mbanze nsubire mu mateka kidogo mbere yuko nyinjiramo, mbanze mbabwire ukuntu cyangwa mbereke ukuntu umwuka wera atari umuyaga, umwuka wera atari amavuta, umwuka wera atari imbaraga, umwuka wera atari ibintu, ahubwo umwuka wera ari umuntu. Yego. Ivyanditswe bigaragaza neza ko umwuka wera ari umuntu. Icyambere agira imiterere y'abantu, karakteristike ze n'iz'abantu, n'umuntu. Bibiliya ivuga ko umwuka wera agira ibitekerezo cyangwa agira ubumenyi. Iyo dusomye mu Bakorinto ba mbere ku gice cya 2 n'umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo mbese ninde mu bantu wamenye iby'undi atekereza, ngo keretse umwuka wa wundi umurimo. N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya ngo keretse umwuka wa. Umwuka wera agira ubumenyi, agira ibitekerezo. Abaroma 8 wareba kuri 27 akavuga ngo kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, umwuka azatekereza. Yego. Icya kabiri, umwuka agira urukundo. Umwuka n'umuntu agira urukundo. Abaroma 15 no kuri 30 haravuga ngo nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku mwuka wera ngo mushishikarane nanjye gusabira kunsabira Imana. Urukundo ruva ku mwuka wera. Agira urukundo, agira amarangamutima, agira agahinda, agira n'ibyishimo. Abaefeso 4:30 haravuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana, hasagira agahinda babashyiriweho. Yesaya 63 n'umurongo wa 10 haravuga ngo ariko baragoma bababaza umwuka wera bituma hinduka umwanzi wabo ndetse ubwe arwana nabo. Yego. Agira ubushake umwuka wera. Iyo urebye mu Bakorinto ba mbere ku gice cya 12 umurongo wa 11 akavuga ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ariko baravuga impano z'Imana, umwuka aragaba uko ashaka, agira ubushake. Asante. Ntagira imiterere y'umuntu gusa, ahubwo akora n'ibikorwa bisa n'iby'abantu. Icyambere aravuga. Ndashaka kubanza gukuramo abantu confusion y'ikintu cyo kumva ko umwuka ari ikintu cy'umuyaga, ari magie, ari imagination. N'umuntu kandi abanyamwuka barabizi ko ari umuntu. Yego. Agira ibikorwa nk'iby'abantu, azavuga. Byakozwe n'intumwa 13 n'umurongo wa 2 aravuga ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera arababwira ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorora umurimo bahamagarire gukora. Umwuka arababwira, aravuga. Umwuka azatsinda kandi akemeza abantu. Iyo urebye muri Yohana igice cya 16 n'umurongo wa 8 haravuga ngo ubwo azatsinda ab'isi abemeze iby'icyaha. Haleluya. Gukiranuka n'iby'amateka. Asifiwe. Umwuka wera azayigisha n'umwarimu kandi azayibutsa abantu. Iyo usomye muri Yohana igice cya 14 n'umurongo wa 26 haravuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanje niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Azayigisha kandi azayibutsa. Yego. Arasenga. Iyo usomye Abaroma igice cya 8 n'umurongo wa 26 haravuga ngo uko ni kumwuka adufasha mu ntekerezo zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira akaniha iminsi itavugwa. Azana tuyobora. Ariko ndababwira ukuri yuko icyagiye cyo kubamarira, ariko ngenda kuko ngo nintagenda umufasha atazaza kandi nazaza ngo azabayobora mu kuri kose. Ibyo ni bimwe mu bintu bigaragaza ko
umwuka wera afite characteristic ari umuntu, atari umuyaga, atari ibintu, atari ibitekerezo, atari maji, atari bya bindi byose, ni umuntu. Asante. Icyo kibanze kibe muri twe, kuko nimba hariho umuntu uzwi nabi hano muri iyi si cyangwa mu itorero cyangwa n'abakristo, ni mwuka wera. Hallelujah. Hallelujah Yesu. Turi kumwe? Yego. Nihuse cyane ariko turabaha. Turi kumwe kabisa. Asante sana. Asante. Noheli ni iki? Iyo twizihiza Noheli tuba twizihiza iki? Iyo twizihiza Noheli tuba twizihiza ko Imana ikiranuka itegerwa n'abantu banduye, kuko isi yose yakoze icyaha. Imana yera idashobora kwegerana n'abanyabyaha. Imana yaje mu bantu ikambara umubiri ikabana n'abantu. Yego. Niyo Noheli. Noheli ni Imana yidecentralije, ni Imana yamanutse esikariye ikaza kubana n'abantu. Kuko nusoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 3:16 haravuga ngo si ugushidikanya ubwira bw'Ubumana burakomeye cyane. Aha niho waba ubwira bwose bw'Ubumana, ngo Imana kwerekana ifite umubiri bikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, bikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Ubwira bw'Imana bugakomeye, ngo ikabonwa n'abamarayika. Ariko mantere za Bibiliya zivuga ngo impamvu abamarayika baje mu isi umunsi Yesu avuka, ngo bari bazanywe n'impamvu zibiri. Iya mbere ngo bari baje gutangazwa n'ukuntu Imana yagiye mu mubiri, ngo babibone batangara. Ariko kandi ngo bari baje no kureba ukuntu abantu bari butangare babonye Imana yagiye mu mubiri. Imana yakwiriwe mu nda ya Mariya ikamaramo amezi 9, ikavuka ari akabebe, kiyanavuka ari umuntu mukuru, ivuka ari umwana. Ngo ubwira bw'Ubumana birakomeye. Aha niho hambere tubona imbaraga z'umwuka wera. Imana kumwe ahimidiwe milele. Amen. None se umunsi Mariya yari agiye gutwita Yesu byagenze gute? Zabaye gute? Byagenze gute ijuru rimaze kubona Mariya? Mariya yaravuze ngo si ibintu bizoshoboka gute bikagira ishusho gute? Marayika aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho, ngo kandi imbaraga z'umwuka wera ngo zizagukingirira. Niyo mpamvu uzaba muri wowe azwita wera. Mwumva rero ko kugira ngo Yesu avuke habaye imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo isi igire ishusho mu itangiriro. Bibiliya iravuga ngo umwuka wera yararariye isi. Amen. Umwuka yararariye isi. Muzi ukuntu inkoko izirarira amagi mu minsi 20 amagi akavamo umuturage. Ariko kandi inkoko itararagiye neza, amagi azaba amavubi, ntaribwe kandi ntavemo n'imitura, agapfa nabi. Ariko umwuka yaraririye isi kugeza ku rwego isigira forume. Yari sans forume, yari iri budafite ishusho, ariko kugira forume. Ni n'iryo jambo Mariya ari kubwira marayika akamubwira ngo se bizoshoboka gute ko nta shusho, ko nta nzira, ko nta forume? Marayika aramubwira ngo umwuka azakurarira azagukingiriza. Azagukingiriza mu yandi magambo ni ukuvuga ngo umwuka azakurarira bitari ahatari inzira ibone, bitari bifite ishusho bigira ishusho, umwuka azakurarira. Amen. Ntiyaraririye gusa kugira ngo Mariya asame Yesu, ahubwo yamufashije no gukora muri minisiteri yiwe. Ni mu bisoma umunsi ava kubatiza inyuma y'amamamuteko umwuka mu ishusho y'umuntu umujana mu butayu gusenga amara iminsi 40 asenga atsinda Satani, yinjira muri minisiteri akora ibitangaza. Umwuka ari wo wamufashije gutsinda Satani. Amen. Yamufashije gusa gutsinda Satani, yamufashije gukora imirimo yakoraga buri munsi yose.
Hallelujah. abwiriza ko imirimo n'ibitangaza bwira akaja gusabana na Mungu imbaraga z'umwuka we izo zamufasha gukora mu buzima. Hallelujah. Asante. zamufashije gusa gukora muri minisiteri zamufashije no kwihanganira n'ububabare bw'umusaraba. Bibiliya iravuga ngo yihangane isoni z'umusaraba. Niki cyatumye Yesu yihanganira isoni z'umusaraba? N'imbaraga z'umwuka we. Amen. Umwuka we akamubwira ngo komera, akamwereka itorero imbere ye. Hallelujah. Agakomera mu mibabaro. Akavuga ngo umubiri wanje urananiwe, ariko umutima urakomeye. Yamufasha kwihanganira imibabaro. Tuzagarukira umwuka wera niwe wamuzuye mu bapfuye, kuko Bibiliya iravuga ngo imbaraga zamuzuye mu bapfuye zikabirindura igitare. Izo ni imbaraga za Pentekoste, ni imbaraga z'umusaraba, ni imbaraga za Pentekoste, imbaraga z'umwuka. Amen. Oya, zamuzuye ngo zimurekeraho gusa, zaranamuzamuye. Ba bagabo bari bamawusi bagenda baganira ngo bararama barari. Ijwi ngo rituruka mu ijuru bavuga ngo ukuntu ubonye azamuye niko azagaruka. Nizo zamuzamuye kandi nizo zamumara. Uyu niwe mwuka twahawe, umunsi azagapfa ni nawe uzatuzamura. Noweli ni icyo cyitwa ngo Imana y'abantu, Imana hamwe n'abantu, Imana yambaye umubiri. Iyo twizihiza Pasaka tuba twizihiza iki? Tuba twizihiza ukuntu Imana yambuye umubiri ikava amaraso. Kuko impamvu zo kwambara umubiri kwari ukuva amaraso, kuko Bibiliya iravuga ngo hatabayeho. Turi kumwe? Yego. Hatabayeho kuva kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Asante. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mu muzingo w'igitabo ngo niko byanditse ngo wanyiteguriye umubiri ye yamwiteguriye n'uwa Mariya. Wamwiteguriye umubiri kugira ngo ave amaraso. Nava amaraso atagira icyaha atubabariye twebwe bari abanyabyaha. Iyo niyo yitwa Pasaka. Pasaka ni ukuva amaraso tukababarirwa ibyaha tugahinduka abana. Reka mvuga iki? Ko ndavuga umutwe w'ijambo uvuga ngo kuva kuri Pasaka tuja kuri Pentekoste. Pasaka yaduhinduye abana mu rugo rw'Imana. Pasaka yatumye tuvuka muri maternite y'Imana. Amen. Buri rugendo rwose rugira ahantu ruhagurukira. Indege zose zigira aeroporo zihagurukiraho. Amato yose agira ahantu hagurukira ku bivuko byayo. Amamodoka n'amabisi bigira za gare n'amatare bihagurukira point de départ. Urugendo rw'abakirisitu uhera ku musaraba. Amen. Kuko niko muri Bibiliya yavuze ngo iri ni itangiriro ryawe. Itangiriro ryo kubaho ni muri Pasaka, ni mu rupfu rwa Yesu. Urugendo rukaruyatangira. Amen. Amen. Inyuma y'aho umuntu aba atarabaho. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu ngo ni ngombwa kubanza kuvuka ukagera ku musaraba, ukabanza ukiyandikisha, ukabanza ukazuka, ukabanza ukabaho. Hallelujah. Urugendo rukaruyatangira. Agakiza si iherezo ry'urugendo. Bakagira ngo none bagezeyo. Oya iyo ukije ubutangiye urugendo wambaye ikirato cyo gutangira kugenda. Yego. Pasaka ni ugutangira urugendo. Pasaka ni ukuvuka ni ukuba umwana. Ariko Pentekoste ni ukuba umugabo. Yego. Siko Yesu yavuze ngo murindire muzoba abagabo. Mwari mukiri abana mwarakijijwe ariko muri abana, ariko kugira ngo mube abagabo mutegereze Pentekoste. Mutegereze Pentekoste. Niba uzuguma kwishimira ko umwana wiwe ari umwana ukabyara umwana akamara imyaka 20 akiri umwana ubuhinja n'ishyano n'agahinda. Niyo mpamvu navyise ngo ni urugenzi ruva kuri Pasaka tugana kuri Pentekoste. Urugenzi rugusubira mu bwana rutuganisha mu kuba abagabo bo guhamya. Niyo yari amagambo twasoma. Turi kumwe?
Yego. Munyikirize haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Ahimidiwe milele. Asifiwe. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, haleluya. Hallelujah. Yo mu Gakiza 66 ibizivuga ngo nageze ku mwami Yesu ngo no mu mutima wanje ngo harimo izuba ry'ubuntu imurika iminsi yo. Yes. Aravuga ngo umutima uraririmba ngo yuko nabohowe rwose ngo ntegereye umwami Yesu ndirimbana umunezero. Umuriri w'ubuntu bwe ngo uri mu mutima wanje ngo agakiza ke murije ngo ni nk'umuraba mu mazi. Hallelujah. Yesu Kristo ngo namubereye ubuturo ngo ndetse nahawe umufasha ngo ni umwuka w'isezerano. Ubwo umwuka azabazaho muzahera ko mumenye yuko nicaranye namwe byavuzwe n'umwami Yesu. Nukuri yatugezemo asigaye abana natwe ngwino wiha Imana yera uzuye umutima wawe. Amen. Ubwo Yesu azagaruka aje mu bwiza bw'ijuru zahindurwa se na Yesu dushaho gushima Imana. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose negereye umwami Yesu ndirimbana umunezero. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ezekieli ari mwiyerekwa kiriya gice twasomye 47 ngo umwuka aramusohora amuzengurukana mu rusengero. Tumwumva ko twede de pari behe mu rusengero. Yego. Urusengero ni iki n'umusaraba. Urusengero ni iki n'agakiza niyo twede de pari. Umugenzi uratangiye amujanye hehe amujanye mu rusengero aramuzengurutsa harimo ngo arapima. Hari imvune zigaragara hano hantu muri urusengero. Ijambo rya mbere ngo nuko yabonye umugezi utoboka utemba uvuye hehe uvuye mu rusengero. Niko bamuririmbye yaririmbye aravuga ngo ngo munsi y'umusaraba ngo hariho iriba. Iriba ry'amazi y'ubugingo. Yego. Yes. Ngo umugezi uratemba uvuye hehe uvuye mu rusengero. Uratemba uvuye mu rusengero. Uratemba uvuye mu rusengero. Nibuka ko Yesu yarabivuze abwira wa mugore w'umusamariyakazi aramubwira ngo womenye impano y'Imana ngo ukamenya no gusaza y'amazi ngo nawe uwo muhereza ku mazi ngo akaguhereza amazi utazongera kugira inyota kumva. Yego. Yesu aravuga ngo umuntu nanyizeye ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izagira gusa izatemba izadudubitsa umuntu azahinduka isoko y'ubugingo kandi ngo ihoraho iteka ryose. Yego. Umugezi ngo uratemba uvuye mu rusengero. Marayika ngo afata umugozi ngo apime atera ngo imikono 1000. Yego. Wapimye ngo abona amazi agera hehe pastor Mugomba. Yego. Amazi agera mu Bugombambari. Aya mazi yo mu Bugombambari niyo nivo ya mbere y'umwuka. Yego. Abantu benshi bavuga ngo runaka ni umukristo cyane kundusha. Hawubwira ubukristo kurusha. Oya. Kuko ubukristo ni Kristo ni ukuvuka. Ntawuzi uvuka kurusha uwundi. Yego. Hari umuntu wavuga ngo yaravutse kundusha. Oya. Ndabona agakiza ni ukuvuka ni uko nyine. Iyo wavutse uba wavutse iyo utavutse ntuba wavutse. Ahubwo turushanye. Ni ubusabane ni ubusuti tugirana na Mwuka Wera. Yego. Ntabwo turushanya ubukristo kundi ahubwo turushanya ubusabane na Mwuka Wera. Ubugombambari ni iki? Ni hano mu kirere. Niho umuntu azahagarara. Kiwogenda ubugombambari bwawe butanakomeye. Ahangaha n'abana umwana wese ukivuka. Impamvu abana bataza bagenda bavutse nuko ubugombambari bo butarakomeye. Bahora bicaye baryamye yagira ngo ahaguruke bikananirana agakamba akagenda kamba. Uyu mwana ni iki yavutse ariho ariko ikibazo ni iki ubugombambari nti burakomera. Nibutse neza mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 3. Muzi se ko Petero
na Yohana bagiye gusenga mu rusengero rwitwa Bwiza bagasanga umuntu wari ukoza ku muryango asabiriza amafaranga y'urusengero. Yego. Bamubwiye gute? Barabwiye ngo Ifeza n'izahabu ntanzo dufite haguruka. Yego. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya ngo ubugomba mbari bwiwe bugira gute? Burakomera. Ubugomba mbari burakomera ngo bamufata ukuboko, ubugomba mbari bumaze gukomera ngo binjirana mu rusengero bahimbaza Imana. Aka ni agakiza. Iyi ni nivo ya mbere y'umwuka, ni ugukizwa. Uyu ni umwuka udukiza twese, ubugomba mbari bwacu bugakomera. Tugakuma ababana ariko tukinjira mu rusengero. Tugakambakamba, tugakambakamba. Iyi ni nivo ya mbere y'ubugomba mbari. Ni umwuka abakristo bose bagira, bose bakirijwe. Ni mu bugomba mbari. Amaguru akabanza gakomera. Oh, hallelujah. Atera intambwe aja kuri nivo ya kabiri. Yego. Noneho bateye imikono igihumbi ngo abigera hehe pastor? Mu mavi. Yego. Kotala ayimiriye. Asante. Bigera mu nivo ya kabiri y'abakristo. Yego. Iyo umuntu avuye ku bugomba mbari uzuja mu mavi. Amavi ni ugupfukama gusenga. Ubu ni umwuka w'amasengesho. Hahandi abantu batangira kwiga gusenga, hahandi abantu batangira kwiyiriza, hahandi abantu batangira gupfukama. Amavi yacu ni umwuka w'amasengesho. Iyo abantu binjiye mu rusengero ubugomba bari bwakomeye batangira kuja muri level yo gusenga. Iyi ni nivo ya kabiri y'abakristo. Nkiwogira nivo y'umwuka utaratangira gusenga. Yego. Hana ha kabiri ubutayu. Muzi ko kera abana batangiraga gusenga begeza batangira mu butayu. Amasengesho yo kwiriza, amasengesho yo gusenga urudaca, amasengesho Bibiliya iravuga ngo musenga urudasiba. Hanyuma ni mu mavi, nivo y'umwuka ugera mu mavi ni amasengesho. Asante. Ngo arasubira kandagira gute? Arapima. Yego. Mu rukenyerero ni iki? Niki mu rukenyerero siho tuza dushira imikandara, siho tuza duhambira amahuzu, siho tuza twiyambika tukikwiza. Siko Paulo yandikiye Abefeso ku gice cya 6 n'umurongo wa 10 aravuga ngo mukenyere ukuri. Kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Iyi ni level yo kwinjira mu ijambo ry'Imana. Muzanditswe utangira gusobanukirwa ibyanditswe, mwuka gwere gatangira kugusobanurira ibyanditswe, agatangira kukuganiriza, agatangira kuguhishurira. Ihishurirwa ry'ijambo ry'Imana ni mu rukenyerero. Yego. Iyo tuvuye mu masengesho mu mavi tuza twinjira mu rukenyerero mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzaba batuwe. Aha ni mu jambo ry'Imana. Iyo niyo nivo ya gatatu y'abakristo. Bazamuka bakagera hehe mu rukenyerero ngo arasura pima igihumbi pastor. Hanyuma ngo bigenda gute? Ngo agera ngo ahantu ngo atabasha kwambuka. Ngo keretse uzi kugira gute? Keretse umuntu uzi koga gusa. Amazi ahindutse iki? Abaye umugezi. Abaye inyanja. Arengeye umuntu. Abasha kwambuka. Umuntu ntakihaya ayakontorora. Niyo atangiye kumukontorora. Atangiye gukontorora noneho avuye mu rukenyerero agiye mu gituza. Mu gituza niho haba ingingo zose z'ingenzi zigize umuntu. Umutima. Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu ugira indwara ngo kandi ntuza wizera gukira. Yego. Ninde ushobora kugenzura akawumenya? N'Uwiteka. Umwuka agatangira gukontorora umutima w'umuntu, agatangira kugenda akanda ibitekerezo by'umuntu na kamere z'umuntu n'irari ry'umuntu n'ubushake bw'umuntu, agatangira kugenda ategeka domene. Bihindutse inyanja zinjiye muri domene. Nta controle tukifiteho, bitangiye kugenda bitegeka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muyoborwe n'umwuka. Abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Ngizi level zine z'abakristo tugira mu rusengero. Tugira baba mu bugomba mbari. Abenshi barahoze mu bugomba mbari. N'abana baracari muri Pasaka. Ariko niryari tuzaba abagabo guhamya. Asante. Nimumbwire Simoni umunsi Yesu yamubwiye ngo Simoni ndakubwira nawe uri Petero kandi zubaka itorero amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Simoni bivuga ngo ni urubingo. Yari yarakijijwe Simoni. Yego. Yagendanye na Yesu yamukuye mu mafi aramubwira ngo azamugira umurovyi w'abantu. Yari yarakijijwe. Agendana nawe abona ibitangaza. Umunsi bafata Yesu aramwihakana inshuro nyinshi. Yego.
ngo baje kumufata aramubwira ngo ntupfe. Yesu aramubwira ngo mva inyuma Satani. Ariko yari afite isezerano rivuga ngo uzaba nde? Uzaba Petero, uzaba Petero, uzaba ibuye, uzaba urubingo. Zasohoye ryari? Umunsi wa Pentekoste, umunsi w'imbaraga. Asifiwe Yesu. Ni ryari Yakobo yahinduye izina akaba Isiraheli? Ni umunsi bakirana na marayika w'Imana. Bakiraniye hehe? Bakiraniye ahitwa Penuweli. Yego. Hari urugenzi, reka ndangiriza. Hari urugenzi rwa Yakobo rusobanura impinduka zo mu mwuka. Icyambere, Yakobo yatangiye gukirana na Esawu bakiri mu nda ya Rebeka. Izo ni za kamere tuza tuvukana mu nda z'abamama. Intambara zacu si za hano ku isi, zihera mu nda, ni mu maraso, ni imbere muri twebwe. Batangiye gukirana mu nda ngo bagere imusozi. Yakobo afashwamo na nyina, bariganya na se ngo babone ko ibintu bikomeye, bamwohereza kwa nyirarume hehe? Iharara. Aragenda avuye iwabo, agenda yerekeye Iharara, agiye kwa nyirarume. Ngo agere i Beteli, arahasinzirira, yabaye impunzi yangaye. Yego. Uburiganya bwo mu maraso tuza tuvuka, kandi koko muragiraga ngo ni Yakobo, ni batwebwe twese, nanje ndi. Yego. Ngo hagere yisegura ibuye, nta makuru y'ibyiringiro, byabuye yiseguye. Mu kanya gatoya ngo abone urwego ruramanutse, abamarayika batangira kumanuka bazamuka, Imana itangira kumuganiriza, iramubwira ngo nzabana nawe, nzagendana nawe. Yakobo aravuga ngo ngwerego aha hantu ni inzu y'Imana, ni urusengero, mbona araye ku marembo y'ijuru. Hariya yari iki? Yakobo yarakijijwe. Haleluya. Yakobo yarakijijwe, arakijijwe, ariko aracyari umuriganya. Yego. Ahuye n'umusaraba, ahuye n'urwego, ariko aracyari umuriganya. Yego. Arakomeje agiye Iharara ngo agere kwa nyirarume. Yamuriganyije inka zose n'intama zose akazihindura. Yego, agafata ibintu kugira ngo abihindura, yafasha akagozi akagahindura ubugondo katariko. Karande zirakomeje, za zindi baza batubwira ngo ni za karande. Ni izi nyine nizo za karande yababogiye bavuga izi ngizi. Zirakomeje kwa nyirarume, aramuriganya. Ngo abone ko ibintu bikomeye, batangiye kumuhiga. Afasha abagore n'abana, arakize. Bavuye Iharara bagiye hehe? Ku misozi yitwa Igerayi cyangwa Ikanani. Ngo baveho yerekeza noneho Imahanayimu. Ngo ahura n'itsinda ry'abamarayika, ntibagira icyo bamumarira. Agiye gufata hakurya asubira iwabo, aha yari yibaza ukuntu azahura na Esawu, mu mutwe byicanze, akiri umuriganya urwo rugenzi rwose. Ngo yohereza umugore n'abana n'inka n'ibindi, yigira inama yo gusigara wenyine. Yikuraho ibintu bisigaye kugushuka, asigara wenyine. Aravuga ngo mfite ikibazo, ndacyari umuriganya, nabaye mu nda ndi umuriganya, ngera kwa mama ndi umuriganya, ndiganya murumuna wa mukuru wanje, ndiganya data, mpungira kwa marume ndamuriganya, none muriganyije ibintu ndatashe, ngiye gusubira iwacu Ikanani nkiri umuriganya. Ngo yikuraho umugore n'abana n'ibintu byose. Aravuga ngo nimugende banze nshakire igisubizo iki kibazo cyanje cya karande, iyi ndwara yanje ngira y'umuriganya. Aravuga ngo Mana, ndahura na mwene data gute, ndaseruka imuhira gute, n'iri zina ribi. Haleluya Yesu. Akivuga gutyo yasigaye wenyine i Penuweli. Ngo marayika araza, niho bakiraniye. Ubwira ngo gukirana se niki? Nuko yasigaye wenyine, yayikuye ku gihugu. Biravuga ngo nuje gusenga uzoza ukinga mu wawe, ubanza usigare wenyine shugushugu, wimenye ubwire Imana, ubwire ngo ndi gitukuza umbona Mana. Yego. Hari igihe tuza dutsinda ibintu tukanga kubibwira Imana, tukagira ngo none ntituze. Uza wimenye inda wasigaye wenyine yewe. Asante. Yakobo ngo amaze kwimena inda, marayika araza ngo barakirana. Aramubwira ngo sinkure kura, ndukuza umbona ngira karande kuva mu nda ya mama, kandi ni twese nuko. Witwa nde? Ati ndi Yakobo, ndi umuriganya. Iyi myaka yose nariganyije umuvandimwe, ndiganya data, ndiganya marume, ndariganya n'ubu ndi umuriganya, n'ubu zarankurikiranye, n'ubu ati sinkure ko. Mpindurira amateka. Marayika aramubwira ngo birasohoka, kuva ubunyi ndaguhindurira amateka, ntukiri Yakobo ba Isiraheli. Kuva ubwo ngubwo arahinduka. Kubera ko atahindukiye i Beteli mu rusengero, i Beteli muri Pasaka, i Beteli ku musaraba. Kandi ariho marayika hari urwego hari, ariko yahindukiye ni Penuweli aho yakiranye, ni mu mbaraga z'umwuka we. Asante.
turaba Kristo twarakijijwe tugeze iminsi mu nsengero twumvisha ibintu byinshi tuza turirimba cyane tukabivuga cyane ariko impinduka z'ubuzima bwacu zigomba gushingira mu mbaraga za Pentecost. Asante. Nimba hari ikintu Imana yodukorye n'impinduka zivuye mu mbaraga z'umwuka we. Asante. Isezerano riravuga ngo mu minsi yanyu nzasuka umwuka wanje ku bantu. Yego. Uko Satani hayasuka imyuka ku bantu niko Imana ihasuka umwuka ku bantu. Yego. Kandi niko impinduka zikenewe kuba zigaragaye mu mbaraga z'umwuka we. Dukeneye umwuka w'imbaraga. Asifiwe. Ngo tureke kuguma kuba abantu. Yego. Duhinduka abagabo bo gukora. Yego. Kwinjira mu mbaraga z'umwuka we. Ejo bundi umwuka yaranganirije arambwira ngo iki kinyejana turimo kuba kagombye kuba ari twe bantu ba mbere bumva imbaraga imikorere y'umwuka we. Kubera tekinoloji n'ubwenge bw'abantu tubona ariko nitwe ba mbere duhumye. Ubu mwambwira ko duteraniye hehe hano? Ekada. Aha duteraniye ni muri hekanisa. Ni kuwuhe musozi twadusengera ubunyi? Ko turasengera mu mwuka. Yego. Tekinoloji ni umwuka. Ni gute umuntu yicara muri we akagura ibintu ku isoko bikamusanga mu nzu? Ni gute umuntu yicara muri we akaba muri conference i New York ari i Kigali cyangwa ari i Kinshasa? Yego. Akiga amashuri akayamara. Yego. Ni umwuka ni biyobera kuva mu minsi y'imperuka. Umwuka uzakora no muri izi domaine. Sande. Ariko abantu ntibumve ko dukeneye imbaraga z'umwuka zirenze ibi. Nimba umuntu yofata imodoka yiwe imodoka ikamuyobora ikamukura ahantu ikamujana ahandi atazi yayibwiye gusa ngo yashizemo akantu kitwa GPS akayibwira ngo ndashaka kuja hanyana GPS ikazi kubwira ngo ciburyo cibumoso ciburyo komeza imbere hariya urahura na feruje iruhande hano hari kamera tukazumvira tukavyemera tukavuba tukavyizera ariko mwuka yavuga tukavunira ibiti mu matwi. Kwe twizera GPS kuko twizera umwuka we. Umwuka azavuga ariko ntituzatwumva. Iyi Pentecost reka ndangiriza hanga. Asante. Wige kubana na mwuka. Kumufasha. Muzabashakanye uko babanye. Hari igihe bazavugana n'imvugo iyo uri umushitsi ntumenye icyo bavuze. Yego. Kubera hari utuvugo mwuka azatubwiye. Abantu ntibamenye ibibana. Ariko mwuka ni mwiza. Mwuka wera. Dore icyifuzo uyu munsi. Ese nivo yawe y'umwuka igeze? Ni mu bugomba mbari? Ni mu mavi? Ni mu rukenyerero? Cyangwa ni inyanja wararengewe? Ngaha ho dushaka. Dore ngiki icyifuzo. Icambu uyu mugoroba twese tukagira icyifuzo kivuga ngo mwuka we turengere. Asante. Dukavaringe. Ariko muzi ububi bwacu tugira abana b'abantu. Muzi intege nke tugira cyane cyane muri iki kinyejana. Amatorero yacu. Yesu yinjiye mu rusengero umunsi umwe ngo asanga abantu urusengero baruhinduye isoko. Isenga y'abantu. Ngo afata umugozi yubika imeza yarabaye amaforex bureau. Bagurishamo inuma, bagurishamo intama, bagurishamo ibintu n'ibindi isoko. Yesu aravuga ngo inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo. Yego. Timuzi yuko imibiri yanyu ari isengero zanyu za mwuka.
icyampa mwuka wera akatwuzura, icyampa mwuka wera agasendera akaba umugezi w'ubuzima bwawe. yego ubukristo bwacu impamvu bukomeye bwatunaniye buza bumera nko gusunika amabuye tuzamuka umusozi, nuko nta presence ya mwuka wera. Muzumve hawe n'amasengesho tuzadusenga, ni Mana ni Yesu, ni Mana ni Yesu. Mwuka wera habe n'amasengesho ntituba tumubwiye, kandi ariwe twahawe muri iki gihe. Yesu akamaro ke kwari ukuva amaraso akazamuka akaducungura. Mwuka akamaro ke ni marene, niwe tubana, niwe utwigisha, niwe utwibutsa, niwe utuyobora, niwe twahawe muri iki kinyejana. Niwe uzoduserutsa imbere y'Imana tudafite ikizinga cyangwa umukanya. Abantu ntibazi ko turi muri periode ya mwuka wera. Niwe mugabo wenyine dufite hano tubana. Haleluya. haleluya Yesu. Mwuka wera. Ndashaka kugira ngo mumaze mwumve ko ari umuntu tubana. Kandi igihe cyose uzoza usenga, igihe cyose uzoza ugenda, uzumubwira ngo mwuka we. Nimba ari amakonfusion wagize y'amadecision ushaka gufata, umukonsili tumubwire ngo mwuka we ndakora iki. Mbwira icyo nkora muri bibazo by'umuryango, ndakora iki mwuka. Mwuka si ukuvuga ku ndimi gusa, oya. Ni ukudufasha kumenya gukemura n'ibibazo n'imibereho yacu ya buri munsi. Imana ibagirire neza abavandi. Asante. Icyampa umwuka we akaduhindura abagabo, akaduhindura abagore bakomeye, agahindura amazina yacu ntitube urubingo tukabibuye tukaba ba Petero, akaduhindura amazina ntitube ba Yakobo bariganya tukaba umugisha tukaba ba Isiraheli, akadukura ku bugomba mbari kugeza igihe ibirenge byacu bikomera tukagenda twamamaza ubutumwa. Yego Bwiza bw'imbara. Umwuka wera aza muzaba abagabo bo guhamya. Umwuka wera nagira gute nabaza muzaba abagabo, ntabwo muzongera kuba abana, muzoba abagabo. Imbaraga z'umwuka wera nizo gusa zonyine dukeneye. yego Nimba hari ibintu uzakunaniye mu buzima bwawe, bwira mwuka wera gufasha. Tugasubira gutekereza mwuka wera ngo ni umuyaga, ngo mwuka wera ngo ni maji n'ibintu uzumubwiye. Umuntu bamubonesha amaso y'umubiri ariko gusa murabana abana nawe nukuri, kandi asigaye aba muri twe. Ni kakajwi gatoya azavuga akajwi gatoya, ntakana kari karagiye kwa Namani kakanyagana. Kimuza mukibuka musomye mu bami ba kabiri gice cya 5. yego Ko kagiye kakareba kakamenya ko Namani generale ko azayihisha azayikamufura gusa na za kamufraje, ariko afite ikibazo cy'ibibembe. yego Kakagera nyirabuja akavuga ngo data buje yabarabimenye muri Isiraheli hari umuti. Bina ko kajwi kongorera kazagatuma aba generale bakira ibibembe. Ubu n'umwuka we utwana tw'utunyagano tumeze nk'aba Yozefu. yego Ndangiriza ahangaha dufite mu itorero muri kino gihe abantu bamwe bameze nk'aba Samusoni bakorera mu mpano ariko baje kubarebera mu mbuto ukababura pe. Samusoni yegeza atanyaguza intare akikorera umurwa agashira ku bitugu akikorera, ariko bwira akarara kwa maraya anogorwa mw'amaso n'akana gatoya kitwa Kadebira. Umunyembaraga nka Samusoni yishwe n'akana gatoya k'agakobwa, ariko kandi ni gute akana gatoya nka Yozefu yananiye igihangange nka muka Potifari akamutsinda n'imbaraga z'umwuka we. asante Ndabisubira mu bushize narabivuze, Samusoni yakoreye mu mpano gusa, ariko Yozefu yakoreye mu mbuto, mu munyamutima. Abo nibo tugwinjira mu matorero kandi nibo bafite popularity. Ibitangaza vyaheye imbuto. Mwumvishe amazi yatembeye ngo mu nyanja, ngo amaze gutembera mu nyanja ibizima byose byari mu nyanja, amafi yose agira ubuzima. Umwuka wera namara gutemba muri twamaze kuturengera n'abantu bazokizwa. Bibiliya yavuze ngo tuzanika inshundura zacu kubera abantu bazakizwa. Inyanja amafi azagira ubuzima, abantu bazagira ubuzima.
ariko kandi havuze ngo no mu bishanga, ibishanga hari abantu ngo batuye mu bishanga, ibishanga byaho bizoguma ari ibishanga. Ni kurya Yesu yavuze ngo mureke intama ngo n'ihene bikurane. Yego. Ibishanga abagenewe kutumva bazaguma banywa amazi y'ibishanga, ariko abizeye bazanywa amazi y'imigezi y'ubugingo, kandi ayo mazi azadudubiza ubuzima bwabo bwose. Amen. Imana idufashe Amen. tumenye umwuka wera. Imana idufashe tube inshuti na mwuka wera. Imana idufashe twijibane na mwuka wera. Imana idufashe tube ndavuga ngo tuba gati twiyanije na mwuka wera. Imana idufashe twibanire na mwuka wera. Ayi ubasigaye abana natwe umuriri w'ubuntu bwe, umuriri w'ubuntu bwe muri jewe ndawumva, ubuntu bwe ndawumva. Ni ukuri yatugezemo, asigaye abana natwe, asigaye abana natwe. Reka nsenga Imana. Asante. Bavandi wobwira Imana yo gukiza. Yego. Muri Pentecoste ko ndazumva nukuri. Yego. Indwara ufite ni iyihe? Ni ibihe bibembugira? Yego. Umutima wawe ni iyihe ndwara ufite? Imeninda uri wenyine, kurya Yakobo yavuze. Ibi ni ibihe by'imbaraga kandi Imana irashaka kudukuza no kudukiza. Ibyakunaniye simbizi, ubukristo bwawe uko buhagaze simbuzi, ariko icyagukomeza, icyatuma uba umunyembaraga ni umwuka we. Asante. Ndagira ngo uyu mwanya gira icyifuzo ubwire mu we ngo mwuka wera, wibwire ngo mwuka wera, mwuka wera we, mwuka wera we, fasha, komeza, shigikira, Hallelujah. hindura, nyobora. Hallelujah. Intege nke zanjye urazizi, aho unaniwe urahazi, ibitotsi byanjye urabizi, Hallelujah. uzananiye muri ijuru urabizi, fasha mbishobore. Hallelujah. Hallelujah. Reka senga Imana. Data ndagushimiye, Urakoze Yesu. ndasenze. Adela Shanda Tayala Lord. Heyanda Taila Faile Lord. Elanga idea Doze. Taila Ikaide. Dore aba bantu bose bateze amatwi, Hallelujah. uzi ibibananiye, uzi bitunaniye nanje ndimwo, uzi intege nke zacu twese, uzi ubutwa bwacu twese, uzi amazina mabi tugira. Mwuka wera dukorere operasiyo, tubage, duhindure, dukomeze, dushoboze. Imbaraga zawe zidushoboze kuba abagabo, zidushoboze kuba ba Petero amabuye, zidushoboze kuba ba Isiraheli umugisha, amazina yacu ahinduke. Ayi reka imigezi itemba idudu biziva muri, dukure ku rwego rw'ubugomba mbari mwuka we, turenge, winjire mu mitima, winjire mu bushake bwacu, winjire mu bitekerezo byacu, winjire mu marangamutima yacu, winjire mu madesiziyo yacu, winjire muri za finance, winjire mu mashuri, winjire mu miryango, winjire mu itorero, ugenda genda uhindu, uzana ubuzima butembe. Ubuzima ni butembe. Abantu barumye, abantu barakakaye, bari mu butayu. Waravuze ngo uzatembesha imigezi mu butayu, tembesha imigezi mu butayu. Oya, ayini la shanda, tembesha imigezi mu butayu, tembesha imigezi mu butayu. Imitima yumye yakakaye, itakinezerwa, itagisenga, itagicumba ijambo ryawe, itagihinduka. Nikorweho. Hallelujah. Duhembure imvura y'urujojo, imvura y'umuhindo, umuriro tukazime ku gicaniro. Ayi Mana yanje we. Oh, hallelujah. Basiliza kuliza milele. Odeleme. Tefedelega. Dojende. Kanda la Isaiah. Asitike. Aini kanda la shaka kanda. Hallelujah. Bahindure. Aba bahaye bari aya marira bahaye barira. Nukuri aya marira arize. Aya marira arize.
ayo marira arite ayo marira arite yahindure ukahindura iri guhindura mu rugo rwe iri guhindura mu bakirisitu bwe iri guhindura zamubwiye haleluya iri guhindura twagendagiza muri twe hari twakora hari ibyo ukora hari ibyo urimo ukora urimo urahembura imigezi irimo iratemba imigezi y'itembe turakomeye imigezi y'itembe imigezi y'itembe imigezi y'itembe imigezi y'itembe imigezi y'itembe imigezi imbaraga zawe mwami mu rukundo reka idudubise mwami haleluya urakoze papa urakoze mwuka urakoze mwuka urakoze mwuka urakoze mwuka yego ukoze imirimo ndagushimiye kuko uhinduye amateka y'abantu benshi kandi ukoze ku mitima myinshi uyu mugoroba icyubahiro n'icyaha mu izina rya Yesu Imana ibahereze umugisha murakoze cyane